Abantu benshi bazi ko ikizamini cy'imodoka automatique cyoroha cyane, ariko no kwibeshya cyane. Ngiye kwereka impamvu ya mbere kwibeshya inyuguti imwe mu gihe ushyiramo ubutsinzwi. Mu gihe ku modoka wenda ya manuel ushaka kwibeshya uri kujijisha ukabikoraho bisanzwe akakureka, ariko automatique ni ikizamini gikomera kubera ko baracyitondera cyane, kubera ko bazi neza ko umuntu yiga igihe gitoya, bazi neza ko imodoka automatique yoreye buri wese. So usanga abapolisi bayireba cyane cyane cyane, kandi ntukabarenganye nyine. Bareba imiyoborere yawe cyangwa se confident ufite mu muhanda, bakanareba n'uburyo ushidikanya kuri ziriya nyuguti, kuko imodoka automatique murabizi neza mwese ko ipromoka. Izi nyuguti zisobanura iki ku modoka automatique? Ese uzabigenza gute kugira ngo utazongera kwibeshya uko iki kizamini? Ishuri Skills Driving and Language School tubafasha kwiga neza indimi zitandukanye: Igifaransa, Icyongereza, Igishinwa, Ikidage n'Icyesipanyol. Ikindi, permis provisoire nta utsindwa. N'akarusho kandi dufite promotion y'uno mwaka turi gusoza. Twigendere. Inyuguti ya ra nk'ibisanzwe abari ngufiye niyo twita ngo ni reverse, ariko pa yo ivuga ko ari parking, guparika ikinyabiziga. Hanyuma na ni netere cyangwa se mwita ngo ni premor. Hanyuma d ni ukugenda cyangwa se urugendo. Hanyuma d2 ubwo hari imodoka zigira buwate zimeze gutya za d2, niyo twita ngo ni very slow speed, ngo ni umuvuduko ushobora kugenderaho ariko mucyo ushobotse. Hanyuma no d1 ni very slow speed and here, ngo ni wa muvuduko ushobora gukoresha nawe mukeya ariko ahantu hahanamye cyangwa se hatera cyane. Iyi mivuduko cyangwa se izi buto ibuka kuzikoresha bitewe naho ugeze. Ndasubiramo. Inyuguti ya p ni parking, guhagarika ikiyaziga cyawe uhagaze. Ikindi kandi ibuka guhagarika ikiyaziga cyawe muri pa wabanje netere. Inyuguti ya ra ni reverse, gusubira inyuma. Inyuguti ya na ni netere cyangwa se nta kintu kimwe kiba kirimo. Inyuguti ya d no gutwara. Hanyuma inyuguti ya d2 ku modoka ifite zino puwate twavuze yuko cyangwa se nakubwiye yuko aba ari vitesse cyangwa se ni igihe utwara ikinyabiziga ku muvuduko muke. Hama nono d1 ni umuvuduko ushobora kugenderaho mukeya ariko mu gihe ugenda ahantu haterera. Menya kandi usubire ko mu muhanda.